imineke muragura. Bakunzi ba filimi nyarwanda, nyuma yo kubagezaho filimi nyinshi zitandukanye mwakunze muri benshi nka Tears of Love, My Story, ubu noneho tukuzaniye filimi nirurangiza yitwa Why Me. Kuki njye? Ni filimi irimo abasitari batandukanye mwakunze mu mafilimi atandukanye mwamenye ku mazina nka Fabiola, Intare y'Ingore, Shema cyangwa Gahima mu mafilimi atandukanye, Hunter, Megan n'abandi benshi. Ni filimi igaruka ku buzima bw'umusore wabo baba barasigiye imitungo akaza kwisanga mu rukundo n'umumama w'umuzunguzayi w'abana babiri. Uru rukundo mama w'uyu musore ntago arushyigikiye cyane ko uyu musore aba asanzwe afite umukunzi wundi w'umusinzi kandi umuca inyuma. Ese uru rukundo rurashoboka? Yikurikira urebe imbaraga z'urukundo urebe se koko uru rukundo rurashoboka ruzatsinda cyangwa ni kuri Hobe TV. Zibana ariko muri kubibona Mukakamara bimeze ko nta kintu uri kumbwira. Sinabikubwiye se ejo bundi ubiza nawe ngende we nitugera mu rugo. Ipantaro Anita yigabanyishije cyane. Oya gutya nibyo sawa ratasheri hahandi yagiraga ariko nawe wakabije. Uziko wajyanga ibuzorosi mu wajyanga imbere nk'iya Ariko nawe yayigabanyije cyane. ahubwo wenda wowe uzamugura agasentire ko gushyiramo hano ibindi byose azabashyizeho sentire Uzahacana umusa. wabikoze sheri ariko wagabanyije cyane. Uyareba. Agapantaro kageza agacupa. agatambaro sikarimo mbwiza ukuri wowe urebye ukabona ngenda abona bereye siko bimeze. Sentire urazayizana ryari? njye nta kibazo nzayikugura cyane akamarade azayigura ariko uzabashyizemo agasentire urumva wambara agakweto gafunze kabisa. ariko icyonzi cyo None se murabona bimeze bite? muri kure muturebe ariko muturebe ko kure yacu nzaba mpagaze. nzaba nambaye agakanzu Nzaba mpagaze. Gutya byaba ari sawa kabisa. Noneho n'udukweto. Tuzaza tumeze gutya. Oya uzahamusanga ntago muza ariko naza ngiye kumwerekana nzamufata gutya. none se muzakora ibintu bibi kwa sobukwe. kuba wicaye muri salo bakanaguhamagara bazaguhamagara. urumva ibyo bintu bishoboka. Ngi ntago mba ndahana. Oya ubura aho ngaho uramwakira nk'umuntu uri. Sikumva numva mwe mwabigize ibintu birenze mu. Birarenze nani ko zamuhobera. Erega ni kwa sobukwe. Umuhobere. Urumva uzamusuhuza nyine umuhobere. Ariko bazaguha umwanya wo kumupeza. Bakunze b'inzira musanda bashuje umerere gusa maje kuna kuno ahangaha ibintu bigiye kuba byajya mu maje kuna kwanga ubita Emile akomeje imyiteguro ndetse Emile akomeje kuba yakugira imyenda azajyana kwa mama Anita. Ese bizagenda umunsi Emile yageze kwa Nyantambara. Umunsi Emile yagiye akabona yuko ari kwa Nyantambara akabona yuko n'umukobwa yakunze ari umukobwa wa Nyantambara. Ese bizacu iki? Ese Emile azagomeza akunde Anita? Ese Anita namenye ukuri kose? Anita namenye yuko Emile yakunze Emile ahora agwanira akamenya yuko ari we wakubise mama wakamufuna akaguru. Bizacu iki? Bizagenda gute? Ese we ni ikihe kintu wabwira Emile muri comment? Nabajya muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Emile kugira ngo ibintu bishobore kuba byajya kandi nimutiri wakana subscribe ukaba mushyashya kuri no channel ukabugeza ngaba bwa mbere nyaboneka gerageza ukane subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byajya kandi tukomeze kugenda dusangirwa neza ino filime izimuza kuko ndabiziko ari benshi mu mufite amatsiko menshi kandi ari benshi mu mukomeze kugenda mwibaza ibibazo byinshi kuri ino filime izimuza gusananya gwe kono nahangaha ibintu bigiye kuba byajya kandi mugiye kuba mwana bibyo benshi mwiteze kandi ibyo benshi mwe mufite amatsiko mugiye gutangira kubona kandi mumaje no kubona kwanga kwa rugenga ibintu byatangiye kuba byendusa mu mashibona kwanga kwa rugemwa ndiko navuye kwanga kwa rugemwa ibyo byatangiye kuba byagenda nabi navuye kwanga kwa rugemwa batangiye kuba bashwana navuye kwa rugemwa batangiye kuba basubiranamo. Ese none bizagenda bite ko tubonye kwanga ubita Nyantambara yatangiye kuba yakwirukana Isibi. Tubonye yuko Nyantambara ndetse na Fabiola bari hazi ko tubonye ko Nyantambara ndetse na Fabiola n'abendo by'imikino batangiye kuba babwira Isimba ati shaka ujya kuba agenda uvangaha. Ese none Isimba ari bwaze kuba yakora iki? Isimba ari bwaze kuba yakwemera kuba yatanga umwana cyane ko anganya Nyantambara ari kubwira Isimba ati mutabasha kuba wadusigira umwana cyangwa ugenda n'ujye gushaka handi hantu muba kuko ntago twishingiye kuguma kurira uwo mwana dushaka kuba yatanga gaje kuba yahabwa ubuzima bwiza. Ese nawe muri umva ese nawe kubwa uri kumva Isimba kwe kuba yatanga umwana we twiganire nk'abantu nawe ujye muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Isimbi. Ese Isimbi uri kumva kwe kuba yarekuza umwana we uri kumva Isimba kwe kuba yatanga umwana dore ko tubonye kwanga bita iribagiza aje nk'iyagatera akabwira Isimba ati ibintu ugiye kuba wakora ntuzatange umwana wawe guma ku mwana wawe ntuzigere urekuza umwana wawe. Ese none Isimba ari bwaze kuba yakora iki? Isimba ari bwaze kuba yahitamo gukora iki? Ese Isimba agiye kuba yavanga agenda? Ese Isimbi nagenda ari bwaze kuba yajya kuba hehe? Uri kumva ko none hangaha ibintu bitoroshye kumva ko none hangaha
ibintu bikomeje kuba byahindura isura muri ino filime inzira n'umusaka kandi kumva ko ibyo bishimwe mwiteze ibyo bishimwe mushaka kugira ngo mugiye gutajya kubona kandi mugiye kubona kwa ngaha uwo bita Emile agiye kuba yatungurwa cyane kandi Emile agiye kuba yagera kwa rye mu wundi agatangira kugindima agatangira kukanaguzwa agatangira kubona yuko ubwo yakunze rudashoboka agatangira kubona ko Anita yakunze bitazashoboka yuko babana ese none bizagenda bite ko tubonye kwa ngaha uwo bita Emile akomeje kuba yagira imyiteguro idasabwe ko tubonye ko Emile akomeje kugenda yitegurira kujya kwa Anita ese bizagenda bite umunsi Emile yiteguye akagenda agasanga uno mukobwa yakunze n'umukobwa wa Nyantambara noneho bizacura iki noneho bizagenda bite noneho Emile azabyifatamo gute Anita wazabyifatamo gute namara kubona yuko no muhungu yakunze ari we washatse kuba yaribura umuryango we ndetse yashatse no kuba yakwivugana ababyeyi be ese noneho bizagenda bite bizacura iki noneho ko navuga yuko no film yacu igiye kuba yagana hiryoshye cyane kandi ibyo bishimye mufite amatsiko kandi ibyo bishimye kumeje kugenda mwibaza muri no film inzira n'umusamu mugiye kubona ko bigiye kuba byagaragara mugiye kuba mwabona ibyo bishi mwari mukomeje kugenda mwibaza byishimo mugiye gutagiye kubona kandi mugiye kubona ko ino film yacu igiye kuba yaryo cyane nyamuneka rero niba nawe uri mushyashya ukaba ugizanga bwa mbere ukaba wifuza kugenda ukurikirana ino film umunsi ku munsi kandi ukaba wifuza kuba wamenya ibigiye kuba byakurikiye byose kandi nawe ukaba uri umwe mu basigarana amatsiko menshi ndagira ngo ntugende utankande subscribe kugira ngo ibintu birusheho kuba byajyo kandi ibintu birusheho kuba byagenda neza kuri ino film inzira muzako muri kubona ko none angaha ibintu bigiye kuba byaryo kandi muri kubona ko ino film noneho igiye kuba yagana ku musozo kandi na rugemwa nayo mwatangiye kubona ko ubwoba bwamwiki mwatangiye kubona ko rugemwa ubwoba bwatangiye kuba bwamutaha ese none rugemwa agiye kuba yakora iki ko ibya rugemwa nabyo byatangiye kuba byamenyekana rugemwa byanze ko bimenyekana ibyo rugemwa yishe imyaka myinshi ibyo rugemwa yayishe Nyantambara bigiye kuba byose byamenyekana ngira ngo bonye kwanga wita Nyantambara yasanze rugemwa ari kuvugira kuri telefone ngira ngo bonye kwanga Nyantambara yifatiye rugemwa akamwifatira none ukabona yuko ahangaha ubita Nyantambara yise ahinduka ndetse agahindura n'isura agatangira kuba yavugisha mama Bruno ese none bizagenda bite kanga Nyantambara amenye ukuri ko Nyantambara amenye yuko rugemwa yizeye rugemwa yakunze cyane rugemwa afite ibintu byinshi yamwese ndetse rugemwa afite ibintu byinshi yagiye amubeshya ese bizarangira gute ese noneho anga ko tubonye yuko bonye Nyantambara amaje kuba yafatira imyanzuro ikomeye rugemwa ko twabonye ko anga Nyantambara yafatiye rugemwa imyanzuro ikomeye cyane akamubwira ati amafaranga yose uzajya ukoresha uzajya ubanza kuyansaba kandi nzajya amanza amenye nimba ikintu amafaranga agiye kuba yakora ari ikintu cyanya cyari ikintu kizima noneho kangaha navuga yuko ibintu bigiye kuba byaryo dore ko twamashije kubona ko anga rugemwa agiye kuba ameze nka agurishije umwana we Simbi dore ko tubonye ko anga rugemwa yese yizeza mama papa cyusa ati ibintu byose ushaka ngiye kuba nabigufasha ariko nawe izo miliyoni 7 ubashe kuba wazima mbashe kuba nabaha umwana wa Isimbi dore ko hanga mwamaje kubona ko hanga papa cyusa avuze ati sidushobora kugenda dusize umwuzukuru wacu ese bizagenda bitubira ibintu kwa mama cyusa bashaka kuba bakora byo kuva bafata umwana bakamutandukana na nyina uri kumva ari ibintu bizima uri kumva kuba bafata umwana wa Isimbi bakamujyana ari ibintu bibyanya byo bagiye kuba cyane yuko twavuga yuko n'ubwanga Isimbi ari kwanga kuba yatanga umwana we navuga yuko Fabiola nawe yamaje kuba yapanga kuba yakwivugana umwana wa Isimbi ngira mwabonye kwanga wo bita Fabiola yamaje kuba yatanga amafaranga menshi yamaje kuba yashaka umwicanya akamuha amafaranga menshi akamubwira ati uriya mwana wa Isimbi sinshaka ko kuri no nshuro yongera kugucika cyangwa agira ikintu gituma utamwica ese bizagenda ko twabonye kwanga wo bita Fabiola nawe yamaje kuba yagambana umwana wa Isimbi kubera yuko anga mwabonye ko ubita cyose yahemukiye Fabiola angana avuga ko Fabiola nawe ashaka kuba yakura kuri cyusa gusa abicishije mu mwana we ese none bizagenda bite bizarangira gute ndabizi yuko beshe aricyo kintu mukomeze kugenda mwibazo cyane kandi aricyo beshe mukomeze kugenda mwandika muri comment muvuga ati se noneho angaho ibintu bizagenda gute bizarangira gute none muri kubona ko angaha ibintu bigiye kuba byaba umuro muri kubona ko angaha ibintu bigiye kuba byaryoha ese nawe nimba koko ukomeje kunkurikira kandi tukaba turikiri kumwe uri kubona hagati ya Emile ndetse na Ari nduzatsindira Anita hagati ya Emile ndetse na Ari nduzatsindira Anita nawe jya muri comment ubashe kuba wakwandikamo izina ry'umuhungu ubona uzatsindira Anita dore ko turi kubona yuko anga Emile we amahirwe ari make cyane kandi turi kubona yuko Emile kuba yatsindira Anita ari ibintu bidashoboka kuko anga navuga ko uwo bita Emile yahemukiye umuryango wo kwa Rutemwa kandi nubwo yawuhemukiye ntagazi yuko n'umukobwa yakunze ari uwo kwa Nyantambara ntagazi yuko n'umukobwa yakunze ari umukobwa wa Nyantambara ese Emile namara kubibyimenyera akamenya yuko n'umukobwa yakunze yumva yuko kuba yabaho adahari bidashoboka akamenya yuko ari umukobwa wa Nyantambara bizagenda bite bizarangira gute ese Anita azakora iki namara kumenya yuko uyu Emile yakunze ari wafashe mu maka akamuvuna akaguru njye mwabonye yuko nubwo wenda Anita bayigira ibyo yose
nubwo wenda Anita yanga kuba yakumvira mama we, nubwo Anita ibyo bamubwiye bamubwira tuzashyingiranwa n'umudesperate abasha kuba yabyumva. Nyiramwabonye kwanga Anita akunda mama we cyane, kandi Anita ikintu cyose mama amubwiye abasha kuba yagikora. Ese bizagenda bita umunsi banganya ntambara bwije ukuri Anita ati uriya muhungu wakunze ni umwanzi wacu ukomeye cyane, ndetse niwe wabashije kuba yanamvuna akaguru. Ese bizagenda bite noneho, bizarangira gute? Ese noneho Anita azabyizera, azemera yuko ibyo bari kumubwira ari ukuri? Ese bizagenda bite? Twamaje kubona ko ahangaha na Rugenwa nawe ubwo bwamutashye, twamaje kubona ko na Rugenwa nawe ibyo bigiye kuba byaragera cyane yuko hanga mama Iribagiza yabwiye nyina ntambara ati iyo mitungo y'iwacu murimo ibyo byose murimo n'ibyo wacu nzaza bibakuremo, kandi nzazana na polisi mubashe kuba mwava mu mitungo yo mu rugo, mubashe kuba mwatuvira mu mitungo. Ese noneho ahangaha Rugenwa agiye kuba yakora iki? Rugenwa agiye kuba yafatuye mwanzuro cyane yuko twavuye ko n'ubwo ahangaha bita Emile nawe agiye kuba ari kwitegura kuba yakwerekeza kwa Nyantambara, ari kwitegura. Ngira mwabonye ko ahangaha bita Fabiola ndetse na Ari bamashije kuba bapanga umupango mubi cyane. Ngira mwabonye ko ahangaha bita Fabiola yabwiye arati umunsi uwo muhungu ukundana na Anita yamashije kuba yagira ahangaha tugomba kuba twamupangira ubundi nawe tukamuvana mu nzira tukamwica. Ese bizagenda biti n'umupango ya Fabiola, bizakuni n'umupango ya Fabiola yo kuba bakwica Emile, bizaca mbese nibamara kubona yuko ari Emile bizagenda biti. Ngira ngo murabizi neza yuko n'umuryango wo kwa Nyantambara ibyo bikora byose uko wikarakasa kose, ngira ngo murabizi yuko Fabiola ndetse na Nyantambara batinya Emile ndetse na Kamarade. Ngira mwabonye yuko anga Emile ndetse na Kamarade bababitsemo ubwoba bukomeye cyane. Ngira ngo mwabonye ko Emile na Kamarade bakanze kwa Rugenwa bikomeye cyane. Ngira ngo rero murabizi kuntu uwo bita Fabiola atinya Emile. Ese namara kubona yuko ari Emile noneho bizagenda bite? Ese Nyantambara bazabyifatamo gutakimara kubona yuko Emile ari gukundana n'umukobwa we, noneho kangahe umurugiye kwaka, noneho ko ibintu bigiye kuba byaryoha we. Ngira ngo nawe uri kubibona ko ibintu bikomeza kuba byaryoha, kandi uri kubona ko ino film yacu iri kugenda igana ku musozi. Mbabwira ati ngewe ni ntangangiye kuba nasoreza. Mbere yuko nsoza nagira manze nkwisabira akantu gatoya cyane. Niba utira bakandira subscribe nyaboneka giye giswe na subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, ciao ciao. Nigiye mugore wa Rugemwa, ese bigiye kugenda gute noneho ahangaha ko Nyirantambara amenye ukuri noneho ko ahangaha ibyo Fabiola uragabwira Nyantambara ati Rugemwa arakubeshya, Rugemwa ahora kubeshya, Rugemwa afite ibintu byisha guhisha. Kanga navuga ko Nyantambara agiye kuba yabona ko ibyo Fabiola amubwiraga ari ukuri. Birasa kuba byagenda gute, biraza kuba byacura iki noneho kangaha mu rugiye kwa noneho kangaha kwa Rugemwa ibintu bigiye guhindura isura. Bishimiye yuko kwa Rugemwa bashwa, nabishimiye ko kwa Rugemwa batakumvikana, bishimiye ko kwa Rugemwa hataza amahoro. Ndagira mujye muri comment mukubitemo ama emoji aseka muvuga ati ni byiza cyane, byadushimishije kubona ahangaha, kubona kwa Rugenwa atangiye kuba basubiranamo, kandi tubizi neza yuko nibasubiranamo bazatangira kuvuga amabanga yabo yose. Murabizi yuko abantu ntibasubiranyemo batangira kuvugana ibyo bagiye bakorana byose mu ibanga, ibyo bagatangira gushyirana hanze. Urumva ko ahangaha rero nibaramuka batumvikanye, ahangaha Nyantambara akamenya yuko Rugemwa afite ibintu byinshi yamisha, akamenya yuko Rugemwa yamubeshya, akamenya yuko Rugemwa yamucaga inyuma, ndetse afitanye n'umwana na mama Iribagiza babyaranye umwana. Urumva ko ahangaha Nyantambara nawe arahita abona yuko Rugemwa ari inyamaswa mbi cyane, kandi arahita abona ko Rugemwa yakunze nta kiza, arahita abona ko Rugemwa nta kintu kizima kimuturukaho. Ese noneho bigiye kugenda gute ko twamashije kubona yuko ahangaha twamashije kubona yuko ahangaha Anita ko twamaje kubona yuko ahangaha Isimbi nawe byamucanze ko Isimbi yabuze icyakora, ko Isimbi akomeje kwibaza avuga ati ese nibwaze kuba nakora iki? Nawe jya muri comment gira inama ugira Isimbi. Ese uri kubona Isimbi ari icyo akwiye kuba yakora? Kubona Isimbi ari iki yakora? Ese uri kubona Isimbi akwiye kuba yatanga umwana we? Kwanga turi kubona yuko Nyirantambara yari haze ko Nyirantambara akomeje kugenda amubwira ati ugomba kuba watanga umwana we, cyangwa ukavanga ukagenda ukajya gushaka uko ubaho nta kintu kitureba, ukashaka uburyo ubaho, ugashaka amafaranga, kuko nudatanga uwo mwana ntabwo natwe tugushaka ahangaha. Ese noneho Isimbi ari bwaze kuba yakomera kuba yatanga umwana we, cyangwa Isimbi agiye kuba yagera? Ko tubizi neza yuko Isimbi gutanga umwana we ari ikintu gikomeye cyane, ko tubizi neza yuko Isimbi kugira ngo arekuze umwana we ari ibintu bidashoboka. Ese biragenda gute? Isimbi ari bwaze kuba yakomera kuba yatanga umwana we? Ni ihurizo rikomeye cyane Isimbi arimo gusashura. No kujya muri comment ukamugira inama y'ikintu yakora. Ese ukumva nawe Isimbi akwiye kuba yatanga umwana? Duhurire muri comment dukomeze kugenda tugana, kandi dukomeze kugenda tureba nino filime, kuko muri kubona ko iri kugenda igira iryoshye cyane, kandi muri kubona ko ahangaha n'ubita Emile nawe byamucanze. Kuri kubona kanga ubita Emile nawe akomeje kwibaza avuga ati se noneho nzongera kubona Anita? Ubonye ko ahangaha Emile asigaye yibaza avuga ati ngiye kuba nagwana urugamba rukomeye cyane, ngiye kuba nagwanira uwo nkunda. Ese bizagenda bite Isimbi na Anita ibyabo bizarangira gute? Ese Isimbi ngira ngo ubonye ko ahangaha Nyirantambara ndetse na Fabiola bakomeje kugenda bakubita Isimbi bamubwira ati ugomba kuba wakwemera kuba watanga umwana wawe bakayimujyana muri Amerika. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite? Ko twavuga yuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byagenda, noneho ko twavuga yuko
ino filime yacu igiye kuba yagana hiryoshye cyane kandi igiye kuba yakwerekeza ku musozo dore ko twamajije kubona ko anganya ntambara ndetse na Fabiola bamajije kuba bamenya ukuri kose batangiye kugenda bamenya bimwe mu byo Rugema yabwiye abahisha ngira ngo bonye ko angaha uwo bita Nyantambara yabwiye Fabiola ati namenye yuko Rugema yashakanye na mama Iribagiza kandi mama Iribagiza yamajije kuba yakwibuka kandi yenda kuza ahangaha ese none bizagenda bita umunsi mama Iribagiza ageze ahangaha kwa Nyantambara ese none bizacuki none kangaha ibintu bizaba intambara none kangaha ibintu bizahinduka ibindi bintu dore ko twabonye ko anga mama Iribagiza yamajije kuba yatara umujinya ukomeye cyane kandi mama Iribagiza afite agahinda ndetse n'umujinya mwinshi cyane avuga ati Rugema ibyo yakoze agomba kuba yabyishyura mu byo yankoreye agomba kuba nawe yabyishyurira ese none bizagenda bite Rugema bizarangira gute Rugema akomeje kuba yapanga gukora ibibi noneho ibyo Rugema byo bizagenda bite ndabizi ko nawe aramatsiko menshi kandi nawe aricyo kintu ukomeje kugenda bibazaho cyane avuga ati se none ino filime yacu bizagenda gute bizarangira gute gusa ndagiye kubwiye ko none agace kagiye kuza ari umuro kandi byinshi mufite amatsiko byinshi mukomeje kugenda mwibaza ko ino filime inzira musara byose ndagira ngo ko none mugiye kuba mwasonerwa kandi mugiye kuba mwashira amatsiko dore ko ndabizi yuko ari bishi mufite amatsiko menshi kandi ari bishi muri kubyibazaho cyane muvuga ati se none ino filime yacu izarangira gute ese Rugema we bizagenda gute gusa ndagira kubwiye ko none ahangaha ibintu bigiye kuba byaryo twikomeje kwamaje Emile ndetse na Anita uri kubona ko ibintu byabo biri kugenda bipfa uri kubona ko urukundo rwabo ruri kugenda rugera ahantu hatoroshye cyane ngira ngo maje kubona ko ahangaha ngira ngo kumeje kubona ko ahangaha anko Anita yaje kuba yareba umuhungu ukundana nawe gira ngo ayisona ko yahise nenga Emile ndetse yese ajya no kwa Nyantambara akababwira yuko umuhungu ukundana na Anita nta ari imbo biri ahangaha hari umuntu utereye umeze nk'umusazi wambara nabi ndetse unotse ibigore ese bizagenda bite Anita bazabasha kuba babana nawe jya muri comment bashe kubagira ijambo rimwe ubwira Anita kuko Anita hari ibintu byinshi atari yamenya kandi Anita ntabwo yamenya ko uyu Emile akunda ari we wabashije kuba yagira gutya yarangiza akafata mu mwaka muvuna akaguru gusa namara kumenya ukuri kose murabizi neza ko ibintu bizarangira nabi kandi murabizi neza yuko Nyirantambara nta kiza ke murabizi ko Nyirantambara nta bintu by'imikino namara kumenya yuko umuhungu ukundana n'umukobwa we ari we wabashije kuba yamuvuna akaguru umva ko ahangaha ibintu bitazagenda neza kandi urumva ko ahangaha ibintu bizagenda nabi cyane ndabizi ko nawe ari cyo kintu uri kubaza kandi nawe icyo kintu ufite amatsiko gusa nabwiye ko none ahangaha ugiye kubabona ko ibyo mwe ari byo mumaze igihe kirekire mutegereza mugiye gutangira kubona muri ino filime inzira y'umusaraba twikomeje ngamaje kubona ko ahangaha ubita mama Iribagiza nawe afite agahinda gakomeye cyane kandi mama Iribagiza nawe yemeje kuba yakwihorera kandi mama Iribagiza yemeje kuba yakwihorera kuri Rugema uko byagenda kose nyamwabonye ko ahangaha mama Iribagiza yabwiye umuhungu ati uzakora uko ushoboye kose Rugema azishyura ibyo yakoze kose uzakora uko ushoboye kose Rugema ibyo yankoreye byose azabyishyure kandi azaryozwe ibyo yakoze byose murabizi ko Rugema nta keza ke murabizi ibintu Rugema yakoreye mama Iribagiza ngira ngo mwabonye ukuntu yashimuse mama Iribagiza ngiza akamubeshya akagenda amubeshya yuko ari we mugore we ndetse ari nawe mugore wenyine afite ngira ngo wonye kunanga mama Iribagiza nawe agahinda ari keshi ari kwibaza byinshi ngira ngo wabonye ko yatangiye kuba yakwanga umwana we ngira ngo wabonye ko asigaye yanga umwana we kubujye asigaye abona umwana akabona ari Rugema akabona ari Rugema kubujye ashaka no kuba yakwica umwana we gusa mwabonye ko ahangaha noneho ahangaha ibintu bitazura kandi ibintu bitazagenda neza ese bizagenda gute bizarangira gute umunsi mama Iribagiza yageze kwa Rugema umunsi mama Iribagiza yagiye akagera kwa Rugema ibintu bizarangira gute bizagenda gute nawe amatsiko ni menshi kandi nawe aricyo kintu uri kugenda yibazaho kandi ndagiye ko noneho ahangaha ibyo Rugema byo bigiye kuba byarangira kandi Rugema agiye kuba yajyanwa muri gereza umundi agahanirwa ibyaha byose yakoze muri bisiko Rugema nta keza kamurabizi ibintu Rugema yakoze murabizi ibidega byose Rugema yakoze ngira ngo mwabonye ubugome bwa Rugema ndetse muri kumva n'ubugome ari gupanga ngo ngira ngo amaje kubona ko ahangaha ubita Nyirantambara kimara kumva yuko uno musaza we yamajije kuba yabona umuhungu ukundana na Anita ngira ngo simumva yuko abwiye no musaza bati manzu tuze tumaze tubijyane gake kugira ngo tubashe kuba twareba uwo muhungu ubundi tugira ikintu dukora kugira ngo Anita atazabasha kuba yakunana n'iyongegera y'umuhungu ese bizagenda bite ahangaha ubita Emile namara kugira kwa Nyirantambara ese Emile nagira ku gipangu cyo kwa Nyirantambara akabona yuko ari kwa Nyirantambara ese azabasha kuba yakwinjira kwa Nyirantambara azi neza yuko ari kwa Nyirantambara nawe nicyo kintu kwibaza ese uri kumva Emile nagira ku gipangu cyo kwa Nyirantambara azabasha kuba yakwinjira nawe jya muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Emile kuko muri kumva yuko ahangaha ibintu bigiye kuba byaba agatuko kandi ibintu bigiye kuba byaba intambara muri ino filime inzira y'umusaraba kuko amatsiko ni menshi byinshi muri kwibaza gusa noneho mugiye kuba mwasobanukirwa kandi mugiye kuba mwashira amatsiko rero nyamuneka nibugeze ahangaha bwa mbere ko turabankanda subscribe bamubambere kuyikana subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza kandi tukomeze kuba twagenda dusobanukirwa byinshi turi kwibaza kuri ino filime inzira y'umusaraba dore ko ari byinshi mufite amatsiko kandi ari byinshi muri gukomeza kugenda mwibaza mwakomeje kubona ko Iribagiza akomeje kugenda abwira cyose ati ndashaka yuko twabana tutarinze gukora ubukwe kuko igihe cyose twazakora ubukwe igihe cyose
kose nta muntu wageneye kuba yakwambara agatimba, ntabwo agatimba kageneye kuba kakwambara umukobwa cyangwa undi muntu wese uko waba umeze kose, waba ushaje wakwambara agatimba, na kositimu ntabwo yagenewe umusore cyangwa umuntu umeze gutya, igihe cyose washaka wakwambara kositimu. Rero ibyo bintu byo kumbwira ngo dutegereze gukora ubukwe ntabwo nkomeza kwihangana ahubwo dukore tujye kwibana, ibindi by'ubukwe bizaza nyuma. Ese uri kumva umwanzuro wa Iribagiza ari uwanyura, kumva umwanzuro Iribagiza yafashe ari ibintu yagakwiye kuba yakora, kumva Iribagiza yagakwiye kuba yabana na Cyusa badakoze ubukwe, dore ko turi kubona yuko ahangaha ubita Cyusa nawe atangiye kuba yabishidikanyaho, kandi Cyusa akomeje kugenda avuga ati si ibintu tugiye gukora byaba ari ibintu tugiye gukora tukishingira koko byaba ari byo. Ese bizagenda bite ko benshi mwe mwiteguye kuba mwataha ubukwe bwa Iribagiza, gusa muri kubona ko Iribagiza kugira ngo akore ubukwe ari ibintu bigoye cyane, kandi Iribagiza uri kumva yuko adashaka kuba yakora ubukwe. Ese bizagenda gute, bizarangira gute? Ese Iribagiza azemera kuba yakora ubukwe na Cyusa? Ese Cyusa we azabifatamo gute namara kubona yuko Iribagiza akomeje kugenda amuhatiriza amubwira ati tubashe kuba twajya kwibana tutarinze kuba twakora ubukwe? Ese mama Cyusa namara kubyumva azabifatamo gute? Ese mama Iribagiza namara kumva yuko umukobwa Iribagiza atagiye kumwereka ubukwe ndetse atazamwambika urugori, bizagenda bite? Nawe ushobora kujya muri comment ukagira ijambo rimwe ubwira Iribagiza, ukagira igitekerezo cyangwa inyunganizi, cyangwa ukagira inama umugira muri comment, kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza, kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi turi kwibaza kuri ino filime Inzira y'Umusaraba. Babwira ati nanga nshoje, je mwabanye kuri mikoro nyita Tiki Blaze, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Ciao ciao.